kuri ya YouTube channel yacu dukomereza twagarukiye turi kuvuga ku nkuru ya Samusoni. Samusoni duheruka ari kwinjira mu mujyi wa Gaza, niho tugiye gukomereza, sibyo? Nibyo byiza kugira ngo hataza kugira akantu na kamwe kaducika. Samson went to Gaza. Umunsi umwe na Samusoni yagiye Gaza. City deep in enemy territory. Gaza wari umujyi wari uri imbere mu matware y'Abanyafilistiya. There he went to see a prostitute. Agenda agiye kwigurira ninjara, agiye kwigurira indaya bisanzwe. Arrogant. Ariko ibyo bintu ntago byari bikwiriye umuntu wakoraga imirimo y'Imana. Apart for God. Yari ameze nk'umuntu uri kwitandukanya n'Imana. In the arms of the enemy. Tekereza ko yari atangiye kujya yisanga mu maboko y'abanzi kenshi. Spread quickly. Amagambo yatangiye kuzenguruka rero. Samson is here. Abantu batangira kuvuga bati Samusoni yaje muri uyu mujyi wacu, kandi mwibuke yari ari guhigwa n'Abanyafilistiya cyane. Philistines saw their opportunity. Abanyafilistiya rero nibwo babaye nk'ababonye amahirwe yo kumufatirana, bakavuga bati noneho Samusoni ubwo tumufashe natwe tuvunire mu mafi, nta zindi mbabazi nta n'indi mikino. Baragiye bazenguruka ahantu Samusoni yari ari, ndetse bazenguruka umujyi wose kugera no ku marembo y'umujyi ijoro ryose. Bigeze mu rukerero rwa kare rero, ndumva rero twagarukiye ubushize, nibwo bavugaga bati nibigera mu rukerero turaza kumwica. Batekerezaga ko wenda Samusoni bamufugiyemo aho hantu, cyangwa se bamugose atari bubone uko abacika. Ariko mwibuke Samusoni ntiyari asanzwe. Bigeze mu gicuku rero Samusoni yarabyutse ava mu nzu y'indaya yari yarayemo. Arangije arasohoka yerekeza ku marembo y'umujyi. Yari amarembo akomeye aremereye, yubatse akomeye, ya marembo nyine ubona ukavuga uti cyakora uyu muntu yubatse ikintu gikomeye. Ubwabyo kuyafungura byasabaga abagabo benshi cyane, dore ukuntu amarembo yabaga ateye. Dore yari amarembo agaragaza uburyo uwo mujyi wari ukomeye. Samusoni we yaragiye icyo yakoze, ntago yagiye ngo aca amapata y'umujyi gusa, cyangwa se inzugi cyangwa imiryango gusa, yaragiye arimbura inkomanizo z'uwo muryango, arimbura ibikingi by'amarembo, ibintu byose arabirimbagura kugira ngo abereke imbaraga yari afite. Arangije yikorera amarembo y'uwo mujyi, arayazamukana ayajyana hejuru ku umusozi wa Heburoni. Yagiye kuyatereka arababwira ati mwese munabibone, ntimuzongere no kumenyera njye ntago nsanzwe. A display of dominance. Ibyo byari ukugaragaza Samusoni yari ameze nk'uberetse ko badahwanye, Philistine power. Ndetse yari ameze nk'umuntu uri guserereza no guca amazi imbaraga z'Abanyafilistiya. Tekereza ariko nk'umuntu waza n'urugero tukavuga ngo dufite umujyi mwiza umeze neza urinzwe n'ikintu iki, akaza akakirimbura, nta kintu twamukoraho, twe twari twamugose tuvuga tuti turagufite. Namwe murabyumva. Invincible. Yari umuntu udatsindwa ubundi cyangwa se ngahagwe kwe. But here's the tragedy. Ariko ibibazo niho byari bigiye kuvukira. Could lift the gates of Gaza. Nubwo Samusoni yari afite izo mbaraga zarimbura amarembo y'uwo mujyi wa Gaza, couldn't lift the weight of his own desires. Ariko ubwe muri w'indani yari afite umutwaro umuremereye w'ubwibone no kwiyumva. Down the strongholds of cities. Yego twemere ko yari afite imbaraga zasenye iyo mijyi n'ayo marembo cyangwa iki byose. In his own heart. Ariko mu mutima we niho ibintu byose byapfira. Was still supernatural. Mu mutima we yego imbaraga yari afite zari imbaraga zidasanzwe. His choices were becoming increasingly calm. Ariko amahitamo Samusoni yajyaga akora akenshi yari amahitamo y'ubuhubutsi. Winning battles. Yatsindaga urugamba rwo ku mubiri nyuma rugaragara. Ariko muri w'indani. And he didn't even Samusoni yari ameze nk'umuntu wacitse intege. Nta nubwo yajyaga abibona, none nicyo cyari kibazo. It has a way of blinding us to our own vulnerabilities. Buriya hari ukuntu ubwibone cyangwa se ubwibone bwacu bujya bugira gutya bugatuma dukora ibintu duhubutse, akenshi bukatubera itangiro ryo kugwa no kurimbuka, ibintu byose bikatuzambana. Convincing us that because we're strong in one area, kubera ko twebwe ubwacu tuba twumva ko twebwe muri twebwe indani dukomeye turi abantu badanje, in all areas. Tuvuga tuti twe ntago twatsindwa ahantu hariho hose haba hana hariya. Samson was about to learn the hardest lesson of his life. Samusoni nawe yaragiye kwiga isomo ryari rikomeye kurusha ndi yose mu buzima. He couldn't defeat, wasn't waiting behind. Umwanzi wari ugiye kumwataka cyangwa se umwanzi atari kubasha gutsinda. City gates. Ntabwo yari abasirikare barimo bamutegerereje ku marembo cyangwa iki. Oya. She was waiting in the valley of Sorek. We yari amutegerereje, uwo mugore yari ategereje Samusoni mu kibaya cya Sorek. The name was Delilah. Izina ry'uwo mugore bamwitaga Delila. Delila mwagiye mumwumva, ndashaka mbasobanurira ubundi noneho inkuru ya Delila ni gute yashyize hasi Samusoni, byagenze gute. He would do what armies could not. Delila yari agiye gukora ibintu byari byarananiye abasirikare b'Abanyafilistiya. Samson fell in love with her. Samusoni yagize gutya yaraza gukunda umugore witwaga Delila. At least he thought it was love. Bwa mbere Samusoni we yatekereje ko byari urukundo. It was obsession. Ariko ntago byari urukundo, twabyita nkaho byari maybe cyangwa se kumva afite agahinda kuko umugore we wa mbere bari baramutwaye. Pattern marked his entire life.
ariko ntiyari azi ko byari bigiye kwangiza ubuzima bwe bwose. Overruling discernment. The Philistine rulers saw their opportunity. Abanyafilisitiya rero, abayobozi b'abanyafilisitiya bakibona yuko Samusoni akundana n'umukobwa wo muri Filisitiya witwaga Delila, babibonyemo nk'amahirwe. Came to Delilah with an offer. Barangije baza kuri Delila bamuzanira offer cyangwa se baza kumuhereza deal. Yari deal iryoshye. 100 shekels of silver. Bamuzaniye amashekeri 1100 igihumbi n'ijana by'amashekeri yo mu bwoko bwa siliva. Byari yo amafaranga bakoreshaga icyo gihe kugira ngo agende abamenyere inkomoko y'imbaraga za Samusoni n'ibanga bahishe. Yari amafaranga ahagije icyo gihe menshi, yari gukiza uwo mugore bigahita birangira akazaba ubuzima bwe bwose ameze neza. Urumva ukuntu Samusoni bari bamurwaye. Umugore rero yahise atangira akazi kiwe. Nibwo yatangiye kujya agenda yikundishwa kuri Samusoni, amureshya namwe urabaza abagore bafite ikintu bakeneye ku bagabo ukuntu bitwara. Akajya amubwira ati ko wambwiye inkomoko y'imbaraga zawe. Nyine akajya amwongorera amushimashima mu matwi, ashimishamo agatoki kagahera. Nibwo Samusoni yamubwira ati rero Samson played with her. Yatangiye kujya mukina Samusoni, ntabwo yahise abimubwira direct. Yaramubwiye bwa mbere. Me with 7 fresh bowstrings. Ati unzirikishe imigwegwe byibura mwirindwi. Been dried. Imigwegwe mutigeze mwanika ngo yumuke itose. Hanyuma did. The Philistines hid in the room. Abanyafilisitiya bari bihishe mu cyumba bwo Samusoni bamuzirikaga. Nibwo umukobwa yamaze kuzirika Samusoni yahise asakuza. Hanyuma ati Samusoni, dore abanyafilisitiya barakwinjiranye. Snap the bowstrings. Samusoni nyine nibibaraga yabaga afite gize gutyo tugoza ahita ducagagura. Still didn't know. She tried again. Umugore abona ko byanze, arongera aragerageza. Yamubwiye ati haciye nk'iminsi, aramubwiye ati waranyinnye, wamfashe nk'ikigoryi. Now tell me how you can be tied. Basi mbwira ni gute umuntu yakuzirika. Tie me with new ropes that have never been used. Samusoni aramubwiye ati none ufata imigozi mutigeze mukoresha. He said, muyinzirikishe nje nari. Again the Philistine waited. None kandi aje kubikora abanyafilisitiya babaga bahari, ahubwo Samusoni yari ameze nk'ikintu bya bintu bavuga ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Samusoni ntabwo ibyo bintu yabaga byumva ngo abyibwire, reka ntabwo yabifatiraga umwanya. Again she cried out. Umugore yamaze kumuzirika arongera asakuza ati Samusoni we baratwinjiranye. Samusoni nanone utwo tugoza duca bitanamugoye. Third time. Ku nshuro ya gatatu. You've made a fool of me again. Nibwo umugore yamugiye mu matwi arongera amutukana we ati uba wamenyereye wagize ikigoryi. Bwira ni gute umuntu yakuzirika. Leave the 7 braids of my head into the fabric on the loom. Samusoni nibwo yamubwiye ati none ufata bino bituta birindwi biri ku mutwe wanjye. Yari yaraboshye ibisatsi by'ibituta, yari afite imisatsi imeze nka Madrid. Aramubwira ati none ufata bino bituta by'imisatsi yanjye birindwi ubizirika ku migozi iri ku nkomanizo z'inzu. Hanyuma she did. Umugore yarabikoze. Arangije aramuzirika kuri iyo migozi. The Philistines are upon you. Arangije aramuhamagara asakuza ati dore abafilisitiya barakwinjira. Samusoni yakangukiye hejuru twatugoza duca mu kanya nk'ako guhunga. Ariko Delila yari yaranze gushirayo. Had a weapon more powerful than ropes or bows. Yari afite intwaro muri we yari irenze iyo migozi n'iyo migwegwe n'iki byose. Yari afite intwaro yitwa kumanipira cyangwa se gutuburira umuntu ukamufera nyine. How can you say I love you when you won't confide in me? Nibwo yamubwiye ati none se Samusoni kukomeje kumbeshya ni gute wambwira ko nkunda utambitse ibanga ryawe. This is the 3rd time you've made a fool of me. Iyi ni inshuro ya gatatu ugira ikigoryi. Samusoni ntabwo turi guhuza ibintu, ntabwo biri gukunda. Today she pressed him. Umugore yakomeje kujya agenda murya mu matwi nk'isereri, iminsi irahita n'indi irataha. Down until, as the Bible says, nkuko muri Bibiliya babitubwira, he was sick to death. Samusoni yari arambiwe ubwo bugambo bwo umugore bitaga Delila. Hanyuma Samson told her everything. Samusoni nibwo yamubwiye ibintu byose. Has ever been used on my head. Yaramubwiye ati nta cyuma na kimwe kirakoreshwa mu mutwe wanjye. Hano Samusoni yari yirangije mw'abantu mwe. Samusoni yari agiye kuvuga ibanga Imana yari aziranyeho na famiye ye, papa we na mama we nawe gusa ni Imana. None ntago ikosa ruko Samusoni yari agiye kuvuga iryo banga ryonyine, ahubwo ubwabyo yari agiye kuribwira umukobwa wo mu bwoko bw'abatarakebwe. Abanyafilisitiya bafatwaga nk'abantu batakebwe, ntago nyine bahuzaga n'abanyayisirayeli. Abanyafilisitiya bari banduye. Been a Nazarite, yaramubwiye ati nta cyuma kigeze kigera ku musatsi wanjye, ngende umunazareti, dedicated to God from my mother's womb. ndetse neguriwe Imana kuva nava mu nda ya mama. If my head was shaved, umutwe wanjye baramutse bawogoshe, my strength would leave me, imbaraga zanjye zahita zinshira, weak as any other man. ndetse nahita ncika intege nk'abandi bose. Knew
This was the truth. Delila yahise abimenya ko ubwo bwo bamubwije ukuri. Hari ukuntu umuntu akubwira ikintu ugahita ubona ko akubwije ukuri. She lulled him nta kindi cyabaye. lap. Yaramusindishije, aramusindisha, aramuryamisha. She called for someone to shave off the arangije ahamagara umuntu Samusoni aryamye ku bibero bya Delila. braids of his hair. Nibwo bazanye icyuma n'urwembe. Then she called out, baramwogosha. arangije Delila nibwo yahagurutse arasakuza ati, Samusoni we, wapfa abanyafilisitiya baratwinjiranye. Samusoni mu gukanguka yisanze ari kizopara, yisanze nta musatsi asigaranye ku mutwe wiwe. Ariko kuri it was different. byari bitandukanye. The Bible says it in the most devastating sentence in Bibiliya ubundi yo ibivuga neza his yuko ibivuga mu magambo yeruye yuko entire story. Inkuru yose ubundi muri Bibiliya niho babisobanura. He did not know that the Lord had left him. Samusoni agikanguka ntago yahise amenya ko Imana yamusize gusa. Philistines seized him, abanyafilisitiya bahise bamufata kuko imbaraga zari zaje, gouged out his eyes, bamuvanamo amaso, bound him with bronze shackles, barangije bamuzirikisha iminyururu ya bronze, and took him down to Gaza. bamujyanye bamuzengurutsa mu mujyi wa Gaza. The gates wa mujyi igeze kurimbura amarembo yawo akayikora akayajugunya ku musozi. grind grain in baramujyana bajya kugira umucakara uzajya baseringa. bamuvanyemo n'amaso. blindness that defeated him. ariko Samusoni we kumukuramo amaso ntago aribyo byamucaga intege ubu. Where his strength came from. ahubwo ikintu cyari kimeze nkaho cyaciye Samusoni intege kurusha n'ibindi byose nuko Samusoni ataribukaga ahantu imbaraga zizavaga. Samson, the strongest man alive, Samusoni wahoze ari umugabo ukomeye kurusha abandi ku isi, yari amaze kuba impumyi, aziritse ku minyururu, ending grain like an animal, yirwa asya ingano z'abanyafilisitiya nk'uko amatungo yabikoraga inka cyangwa iki in a Philistine prison. muri gereza z'abanyafilisitiya. Turned round and round, yarakoze ako kazi akajya yirwa azengurutse ibibuye byasyaga izo ngano day after day, iminsi iragenda irisunika, monotonous rhythm, the same humiliation. n'igisebo cyinshi. Philistines would pass by, abanyafilisitiya banacagaho b'abasirikare bageraga gutya bakamuseka, the man bakamucira. who once made them tremble was wa mugabo wahoze utuma kuva na kera batitira ubwoba bukabarenga, ubu ngubu bari basigaye bamukiniraho bamwongeraho uburimiro ari muri gereza yabo. murabyumva ko Samusoni ibintu bitari bimumereye neza, byari byanze pepe burundu, byari byanze. each chain that bound his body couldn't buri munyururu wose wamuziritse ku mubiri wa Samusoni soul. wari umeze nkaho uri gukangura roho ye yari muri Time in years, haciye amagaye nyuma y'imyaka myinshi time in his life, mu buzima bwiwe. and Samusoni had nothing left to rely on but Samusoni abona ko nta kintu kintu asigaranye usibye Imana, to boast in, ndetse nta n'ukabaraga na gake asigaye, with nta maso, no freedom nta kwishyura to ukizana, chase his ngo desires, byibura akomeza akora ibyo yahoze akunda. silence, ari mu mwijima, darkness, mu gahinda, acecetse. slow, painful work of repentance. uburibwe bwari buri kumurya, bwari bumeze nk'aho ari ikimenyetso kimubwira kiti Samusoni ibuka Imana Began yahawe. to grow back. umusatsi wa Samusoni watangiye kongera gukura sasa. Philistines didn't notice, sinzi nimba ari uko abanyafilisitiya batabibonye or maybe they didn't care. cyangwa se bakaba baranabibonye ariko batabyitayeho. After all, nyuma ya they had byose already broken him. cyane ko bari baramaze kumuca intege, ibintu byaranze, Doubt his eyes. baramuvanyemo amaso. Could Samusoni nyine yari asigaye nta kintu kirimo. Do now, but they didn't understand what Samson was finally beginning to understand. ntabwo bo bigeze babiha agaciro, ariko ntibari bazi Samusoni ibintu yari atangiye kujya yumvamo. Strength had never been about his hair, ubundi imbaraga za Samusoni ntabwo zaje zishingiye ku musatsi, his consecration, ahubwo uburyo yari abanyemo n'Imana, dedication, his covenant with God. isezerano yari yarahawe In the n'Imana. grinding stone prison of aho ngaho rero Samusoni yari afungiye muri Gaza yirwa asya amabuye. Samson was being consecrated again, Samusoni yatangiye kongera kwiyunga a n'Imana, vow his parents made, but by a apana kubw'isezerano ababyeyi be bagiranye n'Imana, surrender, he ahubwo Samusoni we chose yemera guca bugufi, noneho atangira kujya agandukira Imana. saw everything with his eyes, wa mugabo wahoze abona ibintu was byose n'amaso seeing ye, for the first time with his heart. kuri inshuro ye yari atagishaka kureba n'amaso, ahubwo arebesha Meanwhile, umutima. Philistines ako kanya rero muri iyo minsi were preparing a nibwo abanyafilisitiya celebration, bateguye ikirori. great festival to honor their god Dagon. cyari ikirori cyo gushengerera Imana yabo, ikigirwamana cyabo cyitwaga Dagoni. Dagoni cyari ikigirwamana cy'abanyafilisitiya. It has delivered Samson. barimo bavuga bati Imana yacu yaduhaye Samusoni, harahiye, mureke dushimire Imana. They gathered by the thousands, rulers nibwo batangiye guhurira ahantu hamwe, and abayobozi, indwanyi, abagore, abana, of Dagon, bose baragenda buzura mu rusengero rw'ikigirwamana cyabo and Dagoni. people crowded onto the abantu basangaga roof, ibihumbi bitatu watching, baragiye bajya mu nzira celebrating below. bajya guserebura, abandi bari ku gisenge Most hejuru. of their triumph rero muri ubwo bwibone had bwabo an idea. nibwo haje umuntu
umuntu ufite igitekerezo. Bring out Samson. Aravuga ati ariko mwagiye mukazana Samusoni. Detain us. Akaza akatubyinira cezereza him out of the prison. Nibwo bagiye bavana Samusoni muri gereza. Fine judge. The wa mucamanza wahoze acira imanza Isiraheli. Deliverer. Wa wundi wahoze ahuza abanyayisiraheli n'Imana ariko yaramaze kuraburiza. City gates. Wa mugabo wahoze yikorera amarembo y'umujyi akajya yaritura akagenda akajugunya aho ashaka. Yaraje ahagarara mu nkingi z'urwo rusengero rwa Laughed. Baramuseka. They mocked. Baramumwaza. They celebrated their God's victory bakomeza guserebura intsinzi y'Imana yabo Dagoni over the God of Israel. Bakajya banavuga ko Imana ya Isiraheli nta kintu ishoboye. But what they didn't know, ariko hari ikintu kimwe batari bazi, hari n'icyo batabonaga, that God wasn't finished with Samson. Imana yari itarasozanya na Samusoni isezerano yari yaramuhaye. Finished forging strength that yari itararangiza kumushyiramo imbaraga no kuzimwongeraho. He wasn't finished writing redemption into the story of a man who ndetse Imana yari itararangiza kwandika inkuru mu buzima bwa Samusoni, inkuru yo kugandukira Imana. Everything. The Philistines thought they were watching Samson's end. Abanyafilistiya bari bazi ko bo baje kureba iherezo rya Samusoni. Had no idea they were to witness the beginning of his legacy. Ahubwo bari bagiye kubona itangiriro ry'ibigwi Samusoni yari agiye kwiyubakira. Samson's life mu kanya ko guhumbya rero Samusoni mu bihe bye bya was about to become the most powerful. Samusoni nibwo yari agiye guhinduka umunyembaraga. The temple of Dagon was packed wall to wall. Urusengero rwa Dagoni icyo kigirwamana cyabo rwari rwuzuye ahantu hose. Shoulder to shoulder. Abantu babyigana. 3,000 people on abantu basaga ibihumbi bitatu alone bari bari ku gisenge gusa. Gathered to celebrate bose baje guserebura ultimate victory of their God. Baserebura bazi ko Imana yabo Dagoni over the God of Israel. yatsinze igatsinda Imana ya Isiraheli. There in the center of it all stood Samson. Rero muri hagati muri bo nibwo Samusoni bamuhagaritse. Blind, chained, a spectacle for their amusement. Form made him dance, made him stumble. The light echoed off the stone walls. Samson wasn't thinking about the crowd. He was thinking about the pillars. The servant who quietly put me where I can feel the pillars that support the temple. Lean against them. The servant, seeing no harm in it, Samusoni n'ubundi nta kintu kikirimo ntabona n'iki byose baramufasha mu load-bearing columns that held the entire structure. Zari inkingi zari zifashe urwo rusengero rwose rukundo muri ya inzu abari nini ariko ikagiramo inkingi mwikorezi. Inkingi mwikorezi, inkingi yikoreye ibintu byose n'izindi zaba zihari ariko akaba ari inkingi yikoreye ibintu. Reached out. Samusoni yarageze. Hands found the cold stone. Ibiganza bye bigera ku mabuye yarashyigikiye izo nkingi. Resting on these pillars. Yatangiye kuzishyigikira. Thousands of lives suspended above him. Hejuru ye kuri urwo rusengero hari abantu benshi. Not a prayer of vengeance. Nibwo Samusoni yatangiye gusenga, adasenga isengesho ryo cry of bitterness. Cyangwa se ngarire kubera gahinda. But a prayer of surrender. Ahubwo ryari isengesho ryo kugandukira Imana akamanika. Lord, remember me. Yaravuze ati Mana nyibuka. Please God, strengthen me just once more. Aravuga ati Mana nyongera imbaraga byibura bwarimo. And let me with one blow get revenge on the Philistines for my 2 eyes. Byibura unyongerera imbaraga aba banyafilistiya bishyurira amaso yanjye abiri bankuye mu byanditse mu bacamanza 16:28. Ugende musome muri Bibiliya murabibona. Prayer of a broken man. Byari isengesho ry'umugabo wacitse intege. Finally learned that strength amaze kumva yuko from what we can do. Imbaraga zidaturuka mu byo dukora. From what God can do through us. Ahubwo imbaraga zituruka mu by'Imana idukorera cyangwa se Imana ikatunyuzamo imbaraga zayo. Surrender everything. Ndetse akiyumanitse amaboko ukemera byose. The Spirit of the Lord, silent for so long, nibwo imbaraga z'Imana zaje muri Samusoni ariko ahamaza kanya gato yasa nk'ucecetse. Embraced himself. He pushed with everything. Samusoni imbaraga zaramwuzuye atangira gusunika byose. Imbaraga zuzura amaboko ye ng'imitsi ye yaragiye irarega amaboko arashega. The strength of God flowing through him one. Imbaraga z'Imana zari zitangiye kumuzengurukamo nyuma na nyuma. Let me die with the Philistines. Arangije aravuga ati Mana reka mpfane n'aba banyafilistiya. Byanditse mu bacamanza 16:30. He whispered. Nibwo yavuze iryo jambo yongorera. Arangije atangira gusunika inkingi. The stone groaned. Inkingi zararitaguritse amabuye atangira kumanantuka. Abantu bose barikanga urusengero rwose rurariduka. Abari bazi ko baje kurya show baje guserebura. Nibwo urusengero rwabaritukiye. Fell in an instant. Abantu basaga ibihumbi bitatu baguye mu kanya nk'ako guhumbya. Ndetse
n'abayobozi b'abanyafilisitiya, the very men who had orchestrated his downfall, bose bari baje kureba kurimbuka kwa Samusoni, under the weight of their own celebration. nibwo baraburije kubera guserebura kwabo, nibwo byari bibabayeho. The blind judge who had wa lost mucamanza wa Isiraheli wabaye impumyi, everything, nibwo ibintu byose yari abikemuye. but here's what the Bible tells us. Hano hari ikintu rero Bibiliya itubwira. Thus he killed many more when he died than Ikintu Bibiliya itubwira iratubwira ngo ubwo Samusoni yapfaga, while he lived. nibwo yishe abantu benshi b'abanyafilisitiya ahorera ubwoko bw'Imana kurusha akiri muzima, kuko apfa ubwabwo byo ako kanya yishe abantu basaga 3,000. His death, Samson accomplished what he failed to accomplish in all Samusoni yari akoze icyo yagombaga gukora, ndetse n'icyo yari yaratorewe yari yarazaniwe ku isi. Not through conquest, ntabwo yabikoze kubera gutsinda, but through surrender. ahubwo kubera kumanikira amaboko Imana akayereka yuko ibintu byose akora bituruka ku Mana. Ubwo rero inkuru ya Samusoni nuko tuyisoje. Nidushaka gukomeza izindi nkuru, nabonye hari abantu banyandikiye ngo tuzakomeze nzabaganire kuri Lilith rero nawe reka mubabwireho gato kugira ngo ejo bundi ninza no kubabwira inkuru ya Samusoni ya Lilith yari umugore. Ubundi Bibiliya ntabwo ibisobanura neza, ariko abashakashatsi cyane cyane bashingira ku bitabo by'iyobokamana bavuga ko Lilith ashobora kuba ari we mugore wa mbere wa Adamu wabayeho mbere ya Eva. Ubwo tuzabiganiraho, tuzabivugaho, nta nubwo ari kera iyo nkuru. Mwe mukore subscribe, share na comment kugira ngo YouTube channel muyimenyeshe n'abandi bantu batarayimenya. Nzaza duhita tuyikora binarangira yo izaba ifite n'igice kimwe cyane yuko ndi kubategurira utuntu dusa neza, tuvugitse neza, twumvikana neza, erega muri inshuti zanje. Ubwo rero icyo usabwa we nta kindi, kora subscribe, share, comment kugira ngo n'ibindi byose tuzajye tubibanamo neza amahoro. Ciao ciao, bye bye.